nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho, kandi nzabababarira ibicumuro byabo byose, ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Imana ishimwe cyane bene data, twongeye kubasuhuza mwebwe abakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba, tukarira twibutse iwacu. Imana nibaha umugisha kandi Imana ikomeze ibishimire, twese ikomeze kuduhana umugisha. Turanezerewe cyane kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana, turanezerewe kubw'uyu munsi, tunezerewe kubera iri jambo twasomye ni ijambo riba muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 8. Twibuka adukiza amaboko. Kuri ibyo bice 33 umurongo wa 8 niho hatubwira iryo jambo uburyo Imana izezaho abantu ibicumuro byayo. Ariko muri make icyo tugambiriye ahangaha, tugiye kwigana ijambo ry'Imana, turi buze gusanga mu gitabo cya Zaburi ya 37, Zaburi ya 37 itubwira ngo iki? Indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu. Kuri iyi Zaburi aricyo itubwira, hari amagambo meza tugiye kwigana. Tugiye kwiga amagambo Abisiraheli barajyanywe bunyago, barajyanywe i Babuloni, igihe bari bicaye ahantu bigunze, inanga zabo barazimanitse. Ngaya magambo y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Reka dusenga Imana. Tutamba ibitambo byishimwe. Data wa twese uri mu ijuru, Mwami Imana Data wa twese ugira neza, twongeye kugushimira kugira neza kwawe, waturinze, uradufasha. Turi abanyabyaha, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe kwera, kugira ngo tubabarire, babarire ubwoko bwawe, babarire ishyanga ryawe, babarire abitiriwe izina ryawe, babarire abumva ubutumwa, babarire ababureba, ndetse buri umwe wese Mwami Imana yacu, twese ukomeze kuduhana umugisha w'imbabazi, kuko uri Imana y'amahoro. Tuyobore kandi tuyoboze umwuka wera, utubere itara ritumurikira mu izina rya Yesu. Amen. Yose abonye iyo mirimo. Reka dusome amagambo y'Imana. Tugiye gusoma Zaburi ya 37 iratubwira ngo igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana. Umurongo wa mbere niho turi buze guhera, tugeze ku wa 9 aravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati, nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ntikwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye, nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu, nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Uwiteka ibuka abana ba Edomu, wa munsi w'i Yerusalemu, nibo bavuze bati, nimuhasenyane n'imfatiro zaho. Wa mukobwa w'i Babuloni we, utazabura kurimburwa. Hazahirwa uzakwitura ibihwanye n'ibyo watugiriye. Hazahirwa uzafata abana bawe bato, akabahonda ku rutare. Urwibutso ko yadutahuye. Abantu b'Imana rero, aya ni amagambo Abisiraheli igihe bari barajyanywe mu Bakarudaya, igihe bari barahunze, baranyazwe, igihe bari baratewe iwabo, baranyaga umujyi Yerusalemu, barayinyaga, ndetse bose barajyana, bahera ku batambyi, bahera ku mwami baramujyana, bahera ku baturage bose barabajyana. Babajyanye muri Babuloni. Icyo gihe uwo mwami baramujyanye, bamushyira mu nzu y'imbohe, abahanuzi barabajyana babashyira mu nzu y'imbohe, bose barabajyana. Mujya mubyuka neza, ba Yeremiya barajyanywe, ba Daniyeli barajyanywe, abo bose bari baragiye i Babuloni. Muribuka imibabaro bahuriyeho nayo. Yeremiya yaratakambye cyane, avuga uburyo bahuye n'imibabaro ikomeye.
iyo dusomye ijambo ry'Imana mu maganya ya Yeremiya harimo ijambo noneho yigeze kuvuga aravuga ngo ngaho kugira umuntu yicwe n'inzara ngo byaruta ngo bagafata umubiri bakajya bakata gace bagakata akantu gato gato, kubera ko inzara ngo yica nabi. Inzara yarabariye barataka, batakambiye Uwiteka maze basaba Imana ko yabasha kubafasha, nubwo ubwabo batari bashoboye kwikiza. Icyari cyarabiteye nuko hari harabayeho kugomera Imana. Kugomera Imana nta kundi tuyigomera. Iyo twagiye mu byaha tuba turimo turagomera Imana. Iyo twaretse inshingano zacu zo kugendana n'Imana egare tuba twagiye mu byaha, niyo mpamvu tugomera Imana. Iyi Imana tuyigomeye nta kindi idusaba imiburo yo kugira ngo twihane tuve muri ibyo byaha, ariko iyo twanze bigenda bite abantu b'Imana? Ahangaha iki kintu cyarabaye. Umva cyabaye igihe baje gutera Yerusalemu, Imana yakuye amaso yayo kuri uwo murwa iwukuraho umutima kugira ngo itawugirira imbabazi, kubera ko bari baracumuye kuva ko mu nzu y'Imana kugeza ko hanze bakoraga ibyanzwe n'amaso y'abantu, ariko ndetse n'ibyanzwe n'amaso y'Imana. Mwa bantu b'Imana, ibyababayeho ntabwo byari byoroshye. Kubona umuntu yari uw'igikundiro, kubona umuntu yari afite ubwiza imbere y'Imana, afite feva imbere y'Imana, nyuma yaho hanyuma akaza gucumura, Imana ikabona ko ibicumuro byabo mu maso hayo bibaye bibi cyane, bibaye byinshi. Imana yemera kubatanga mu maboko y'ababisha babo. Aba bantu bakundaga iki? Bakundaga kuramya Imana, bakundaga gusenga Imana, bakundaga kuvuga Imana. Iyo babaga muri Yerusalemu ibirori byahaberaga, bavugaga Uwiteka kuko ni umujyi warangaga amateka akomeye ku Uwiteka. Ndetse umurwa wabo ndetse abatambyi babo, murabizi neza ko bo kera umwami nawe yajyaga gukora ibintu akavuga ngo reka mpamagara umutambyi amanza amfashe ibi bintu, antambire ibi bitambo, cyangwa se amfashe guteranya aba bantu, tubumvishe ibi, twumve icyo Uwiteka yavuganye natwe, twumve icyo Uwiteka ashaka ko dukora, ese dukora iki ngiki. Ariko ahangaha barajyanywe i Babuloni, bari barajyanywe i Babuloni ngo bari ku migezi. Igihe bari ku migezi y'i Babuloni ngo bicaraga ku migezi y'i Babuloni ngo bakarira bibutse Siyoni, ngo bariraga bibutse Siyoni, ngo ku biti bimera iruhande rw'amazi hagati y'i Babuloni ngo twari tumanitseho inanga zacu. Uwo ni umurongo wawo wa mbere. Ibiti byari biri aho ngaho ku ruhande niho bari baramanitse inanga zabo bacurangaga bahimbaza Uwiteka, bari barazimanitse. Ntabwo bari bagifite umutima wo kuramya, ntabwo bari bagifite wa mutima wo kumva bashaka kwisanzura n'Imana ngo basenge, ahubwo kwari ukuganya, kwari ugutakira Imana. Iyo umuntu ageze mu byago atakira Uwiteka. Ariko bantu b'Imana, ndetse natwe twiga urugero rwiza, twiga urugero rushobora kudufasha hano ku Bisiraheli, kugeza ubwo bajyanywe bakajya bagaburirwa ibiryo nabo ubwabo batishimiye, barafunzwe, abandi barakubiswe, abandi barishwe, ndetse nta kuntu wabivuga. Abana, abapapa, abamama, abakuzemo ukuntu, abo bose baragiye baranyagwa. Umujyi wasigaye ari ugusa. Ibaze nawe kugira ngo umujyi usigara ari umusaka. Inzu y'Imana yabaye umusaka, ibintu byo mu nzu y'Imana byose barabisaka, barabijyana, nta kintu basize, hanyuma bajyana ibintu byose by'agaciro. Ariko Imana y'inyembabazi yigeze kuvuga ijambo rikomeye, yararivuze muri Yeremiya ibice 33:8 haravuga ngo nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho, kandi nzababarira ibicumuro byabo byose, ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Ngo Imana izababarira ibicumuro byabo bacumuye ku Uwiteka. Imana yemera ikababonemeye kubabarira abantu banjye ibyaha byabo. Imana y'igikundiro bavandimwe. Ibaze kuba wari usanzwe uri umucuranzi, inanga yawe ukaba warayimanitse
ibaze kuba wari usanzwe uri umuririmbyi ukaba wumva umuhogo wawe sinzi uko umeze. Ibaze kuba wari usanzwe uvuga Imana mu buryo butandukanye, ubusabane bagiranaga n'Imana. Harya abantu b'Imana mbere babaga bafite ubusabane bakaza kuvuga ngo reka tujye kumva icyo Uwiteka dushakaho. Imana yategekaga ikintu yakinyuza mu mugaragu wayo, nawe akabashikiriza ibintu Imana yamubwiye. Niba twibuka neza nka Mose yari umuhuza w'Imana n'abantu, uko yababwiraga icyo gihe yari umuhuza w'Abisiraheli n'Imana. Uburyo yabahuzaga, yaganiraga n'Imana, ibyo Imana yamubwiye akababwira Abisiraheli. Niba twibuka neza sebukwe Yetiro yigeze kumubwira ngo ntago azaba umucamanza wabo, nibyo byose abishobora, kuko hari inshingano zindi atakuzuza. Ahubwo aramubwira ngo hitamo, shaka abantu bagufasha guca imanza, bajye bazica izoroheje, izikomeye aba arizo bakuzanira, kuko ibyo nibyo byagombaga kumubera byiza. Amugira inama nka sebukwe. Ariko niba mwibuka neza, we yari umuhuza w'Imana n'abantu, yakomezaga kubahuza n'Imana, Imana ikajya imunyuzamo ibintu bikomeye cyane. Ariko uyu munsi wa none bantu b'Imana, ibaze kuba wari umeze gutyo, wumva ubuntu bw'Imana busakara muri wowe, noneho uyu munsi ukaba ahantu wagiye warabujijwe gusenga Imana, wabujijwe gusenga Imana. Twe kuvuga ko wajyanywe i Babuloni mu buryo bwo kukunyaga, ahubwo uyu munsi wanyazwe n'ibyo ubayemo, wanyazwe n'ibyaha byakujyanye muri Babuloni. Uyu munsi Imana irimo irakubwira ngo izakwezaho ibicumuro byawe, izakubabarira. Imana yiteguye kuba yatubabarira ikadukuraho ibibi byose twakoze twayicumuyeho, kandi ngo nzabababarira ibicumuro byabo byose, ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Imana yiteguye kukubabarira ukava muri Babuloni. Urahangayitse kubw'inanga yawe imanitse, urahangayitse kubwo utacyumva ubusabane bwawe n'Imana, ariko ongera wegera Imana, ongera wegera Imana. Imana irabasha kukubabarira, Imana irabasha kukwitaho, kandi irabasha kukugirira imbabazi. Dusoreze ku ijambo Yeremiya yavuze mu maganya ya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 21 uravuga ngo utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Iyo mirimo baratangara bubaha Uwiteka. Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bimere nk'ibya kera. Imana bigotabaga muri Yerusalemu. Dushimye Imana, Imana nyamana, dushimye Imana itwitaho, Imana natwe itwigarurire. Sabye Imana mu izina rya Yesu ngo ikwigarurire mukobwa, sabye Imana mu izina rya Yesu ngo ikwigarurire musore, sabye Imana mu izina rya Yesu ngo papa, wowe mu papa, wowe mubyeyi, mu mama, umwana muto, Imana igusanga, ibasanga abakecuru n'abasaza, Imana ibigarurire mu izina rya Yesu. Amen. Zamanuri nangani cyare ndi